number one, uri bwambere kuri nyir'ubwenge mbese navuga iki, uri number one. Ese mvuga iki, ese nkora iki kuri uyu muhanzi Imana yaduhaye? Waba wemera gospel cyangwa se ukunda Imana cyangwa se ukunda ibintu by'iyobokamana hano mu Rwanda, uyu muhanzi uramuzi. Mbere yuko muvuga mbere na mbere ndabanza mpfukame nshimira Imana yaduhaye umuhanzi wabamaze u Rwanda kuva muri East Africa kugeza muri Afrika hose. Uyu nta wundi ni. Welcome back. You are still watching RTV News. I am Israel MBONYE, your guest anchor tonight. Israel MBONYE, ubusanzwe Israel MBONYE ni umwana uvuka mu bana barindwi mu bana bahungu batatu, ariko Israel MBONYE ni umwana wa gatatu mu bana bose. Munyemerere mpere mu mwaka w'1997 ahangaha Israel MBONYE nyuma yuko umuryango ufashe icyemezo cyo kuva mu buhungiro muri Repubulika Demokarasi ya Kongo aho bitaga muri Zaire. Akubura waruzi ko Israel niwe muntu wenyine ushobora kuvugana na producer batiriwe bashyiraho badakwiyeho mic. Nukuvuga ngo aravuga ayi hari ibindi nibutse we, bagahita banabirikodinga bikaza no muri bimutse. Israel MBONYE afite imyaka 5 gusa y'amavuko ku mpamvu z'akazi. Bahise bimukira mu mujyi wa Kigali ahazwi nka Imisagara mu murwa mukuru w'u Rwanda bitewe n'impamvu z'akazi, kubera ko se wa Israel MBONYE yari umucamanza. Bahise bimukira mu mujyi wa Musanze. Hagati aho Israel MBONYE amazina ye nyakuri nuko yitwa Israel MBONYE Cyambu, ariko bijyanye nuko mu ruhando rwa muzika ubusanzwe abahanzi bakunda amazina matoya yabafasha kugira ngo bamamare, kandi akaba yavuga ku buryo bworoshye. Israel MBONYE yahise ahitamo kwiyita Israel MBONYE, aca mbese izina rye kabiri. Ubwo bari nayo Musanze, Israel MBONYE yakomereje amashuri abanza ya primeri. Nuko bijyanye n'impamvu z'akazi ngo twabivuze haruguru, so Israel MBONYE ari umucamanza. Bahise basura mu mujyi wa Kigali, ari naho yakomereje amashuri ye yisumbuye. Israel MBONYE yakomereje ku Nyundo, ariko nimvuga ku Nyundo ni kumva ko ze muzika tumuzo kugeza kuri yano magingo, ahubwo yahize icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye aricyo tronkome. Muri make nta muzika yahize, ahubwo nyuma yo kuhiga amashuri yisumbuye icyo rusanga tronkome yahise akomereza ayisumbuye muri superieur ngo cyitwa École de Sciences de Butare. Israel MBONYE yavutse mu mwaka w'1992. Aya magingo wumva iyi nkuru uko afite imyaka 30 y'amavuko, ntabwo arashaka, aracyari ingaragu. Inzozi ze yumviraga yuko azibera umupilot mu buzima bwe busanzwe bwa buri munsi, ariko ku muntu asiga ikimwiruka ariko atasiga ikimwiruka nkaho Israel MBONYE yakomeje kugenda yumvamo impano y'umuziki muri rusange. Taravumbura neza cyari kimurimo. Israel MBONYE mu gusoza amashuri ye yisumbuye yahise akomereza amashuri ye ya kaminuza mu gihugu cy'Ubuhinde, aho yakomereje yo kwiga amasiyansi nk'uko yarabifite mu nzozi nko kuba pilot. Nuko Israel MBONYE yavuyeyo arangije yiyumvamo umuziki bidasanzwe, Imana ikomeza kugenda imukirigita. Nibwo baje kumuhanurira yuko Israel MBONYE mu gihe yaramukagiye mu muhanzi yazavamo umuntu w'akataramoneka isi yose ikunda kandi yishimira. Nibwo yafashe umwanya wo kujya kwihugura muri Restoration Church. Nuko mu mwaka w'2014 Israel MBONYE yafashe umwanzuro wo gusohora indirimbo ye ya mbere, nta kundi kandi iza kumuhira, iza kwamamara karahava. Hari zimwe mu ndirimbo tumuzi harimo uri number one, yankuriyeho urubanza, ndetse n'izindi twagiye tumumenyaho, ariko yasohoye album ye ya mbere yise uri number one. Yarahitinze kuko karahava, abantu barabumenya ku buryo umuntu wese wumvaga iyo ndirimbo yumvaga ashaka kumenya ese ninde wahanze iyo ndirimbo. Arakomeza mu mwaka w'2015 nibwo yaje kuba yakora izindi ndirimbo, arimo nk'indirimbo nkumusirikare, nawe yarahitinzwe karahava. Naho mu mwaka w'2016 nabwo yarakomeje arakora cyane, arakora nibwo yaje gukomeza muzika ye nk'iko bisanzwe. Nabwo asohora indi album y'indirimbo 10 zose.
yo yari ifite umwihariko utandukanye n'izindi alubumu yari yarakoze mu myaka yabanje kubera ko yayikoze live rwose iyo ndirimbo 10 zose ariko yabondeyeho isomo nyuma yo gukora indirimbo cyangwa se alubumu live akabona abantu baramukunze cyane kuva uwo munsi yahise afata umwanzuro wo gukomeza kujya akora ibintu bye bwite kandi noneho akajya bikora live 2017 nabwo yarakomeje nakora sura alubumu y'indirimbo 12 nabwo ayikora live nawe na 18 nabwo yarakomeje akora di alubumu igizwe n'indirimbo 9 zose ariko ayitambwira naho mu mwaka wa 2019 nabwo yarakomeje akora indi alubumu igizwe n'indirimbo 8 ayita intashyo naho mu mwaka wa 2020 nabwo yarategereje kuba yakora indi alubumu bitewe nuko COVID-19 yahise byivangamo na alubumu yakoze ariko ntibyamubujije kuba yakomeza kuba yakora izindi ndirimbo zitandukanye. Agenda akora ibintu by'agatangaza nibwo yaje kuba yakora concert muri Kigali Arena irapfuka iruzura niwe waciyaga kuko kuba yaraguruje Kigali Arena. Bingibi nabyo byarongeye byisubiramo tariki 25 z'ukwa 12 2023 nibwo noneho nabwo amatike yarongeye arashira agaruka arongera akisubiramo. Israel Mbonye nabwo yakomeje kugenda akora ibitaramo bitandukanye nabwo yagiye kureba mu gihugu cya Israel kandi yavanyeyo inshuti ariyo Avram Sare uyu nguyu n'umunya Israel aho basubiyemo indirimbo ya Bob Marley ariyo bise One Love. Ese Israel Mbonye ko ari icyamamare azwi mu Rwanda ndetse no muri East Africa ndetse no muri Africa yose. Israel Mbonye ni ibihe bihembo yaba yatwaye nk'umuhanzi ukomeye cyane muri gospel? Igihembo cya mbere Israel yatwaye ni The New Time Music Award, icya kabiri ni Africa Gospel Music Award, naho icya gatatu ni igihembo kidasanzwe mu Rwanda cy'umuhanzi witwaye neza cyangwa se umuhanzi w'umwaka witwaye neza 2023. Ikindi gihembo yatwaye ni Jerusalem Peace Prize. Nge tubara ndi Blaze asora vista hagati aho ngaho ntabwo nagenda ntababwiye kano kantu nuko ibyo tubikorera mwebwe, niyo mpamvu tuba twifuza yuko nyabona mwakanda ku ijambo subscribe kugira ngo tubone yuko nibura hari abantu badukurikira. Asora vista, please make subscribe. Asante, asora vista, love you so much. Blaze.